twige ijambo ry'Imana. Ntago tugiye kwiga ibinyuranye n'ibyo abandi babwiriza bambanjirije guhera nimugoroba kugeza ubu ngubu bigishije, ariko ni bimwe kuko insanganyamatsiko dufite ni imwe ivuga ngo iki? Ivuga ngo tube maso, dutegereze nde? Dutegereze umwami wacu. Iyi nsanganyamatsiko ahari Imana yemeye yuko muri iki gihe ari inyura mu matwi yacu kugira ngo natwe tube maso. Ubu rero tugiye kwiga amagambo cyangwa umugani wanditse muri Matayo 25. Muri iki cyigisho ahari umutwe bagihaye cyangwa watanzwe ni isomo ririmo rivuga ngo kandi umukwe atinze bagira gute? Barasinzira. Ayo magambo niyo tugiye kuganira mu mwanya utari muto kandi utari na munini, utari bugira umuntu n'umwe uri burambire hano. Kubera iki? Kuko biyobowe n'Imana. Izina ry'Imana rihimbazwa. Bamaso, ubundi biratangaje nk'ubu ngubu nje nkababwira ngo nimube maso, ubundi mwakumva ari na ngombwa aya masaha ya 5:00 abantu baryamye bagasinzira mukaba mwakangutse, narangiza ngo njya nkababwira ngo nimube maso. Ubundi buhari ufite ibitotsi. Murumva mushaka gusinzira. Iri tangazo, watanze amatangazo ubu yareba abantu bari aha ngaha akabwira ati mu itangazo ngiye kubaha nyamuneka nimube maso mwo gusinzira. Ntabwo iri tangazo ari iry'aya masa. Hari impamvu ituma iri tangazo ritangwa, hari n'igihe ritangwa. Imana igisobanura imitima yacu mu izina rya Yesu. Reke dusenge twige ijambo ry'Imana. Uwiteka muremyi wacu, duciye bugufi imbere yawe ngo icyubahiro kibi cyawe. Ni wowe Mana y'ukuri, ni wowe ufite imigambi yo gukiza umuntu kandi ni nawe ureba imitima yacu. Ni wowe uzi aho twageze mu gushayisha kandi ni nawe ufite ikiganza cyabasha kudukura muri iyo sayo. Turagusabye kugira ngo imitima yacu ibe mu biganza byawe. Intekerezo zacu turinde guhuga no kurangara mu gihe ibirangaza ari byinshi, ahubwo amaso yacu uyahe guhumuka tubashe kumenya, kandi nyuma yo guhumuka tube maso kugira ngo ibiba byose tubyumve mu izina rya Yesu. Amen. Kuki aba bantu basabwe kuba maso? Uyu mugani ujyanye n'ubukwe, kandi ubukwe nk'uko tuzi ko bufite icyo bushushanya kandi kigize gute? Gikomeye. Ndetse yemwe abantu barimo bategura ubukwe bafata igihe kinini cyane cyo kubutegura. Bafata igihe kinini kitoroshye, kandi burya nta nubwo gihendutse, kuko abantu bakora amakwe n'abaherutse kuyakora n'abaraha muteganya kuyakora muzi uburyo bihenze. Abantu bategura mbere y'ubukwe kugira ngo bube nuko haba hari abantu babonetse. Abo ninde nande? Umukwe n'umugeni. None barabonetse. Ibo rero iyo bamaze kuboneka hakurikiraho imyiteguro y'ubukwe.
abantu bagatangira bagatekereza aho ubukwe buzagira gute, ahantu ubukwe buzabera. None turahazi cyangwa ntituhazi? Harateguwe ntihateguwe? Harateguwe. Ubukwe bugategurwa aho buzabera. Bamara gutegura aho ubukwe buzabera, bagategura uko ibirori bizategurwa, ibitaramo by'indirimbo bizaririmbwa, ibiryo bazarya, aho bazicara. Barangiza icyanyuma bategura, bagategura iki? Imyenda y'ubukwe. Abantu bajya mu bukwe bambaye uko babonye? Oya. Rero mu mateka y'ubukwe, kandi nubwo n'icyo bushushanya kimeze uko, Imana igenda ibitwumvisha. Bwabaga mu masaha y'ijoro. Hari abakuru babubonye, abantu benshi bakunda kubyigisha bakavuga ngo mu mateka y'uburasirazuba bw'isi, ariko ni amateka ya kera. Abakuru baraha murabizi yuko no mu Rwanda ubukwe ntabwo bwakundaga kuba ryari ku manywa, ariko rero nyine igihe cyaraje buba ku manywa. Abantu babize amateka ya mbere, ubukwe ntabwo bwajyaga buba ku manywa, bwakundaga kuba nijoro. N'ubu hari abakibyubahiriza rero babikora bakeya, ariko bwabaga mu masaha ya ryari? Ya nijoro. Uyu mugani rero w'aba bakobwa 10, kugira ngo tuwumve, hari undi tubanza kureba uri muri Matayo ku gice cya 22, kugira ngo twinjire muri uyu tubashe kuwumva. Matayo igice cya 22. Ho turahasanga ubukwe bw'umwana w'umwami. Ubukwe bw'iki? Ubu bukwe bwo bwari ubw'umwana w'umwami. Kandi n'ubundi ubukwe twiteguye ni ubw'umwana wande? Ubu bukwe bw'umwana w'umwami yarabuteguye. Amaze kubutegura, atanga ubutumire. Atanga iki? Atumira abantu, abaha n'isaha n'igihe. Abaha isaha n'iki? N'igihe. Imyiteguro yarayikora neza. Arangije afata ibyo ategura, amapfizi arabagwa, inka zibyibushye zigira gute? Zirabagwa, yitegura ubukwe bwe neza. Ariko igihe kigeze cyo yahaye abataha ubukwe kuba bahageze, abarebye ntiyagira gute? Imana iturinde kutaboneka. Abarebye ntiyababona. Atababonye, atuma abagaragu bati ngaho nimugire gute? Nimuhaguruke mugende mujye kureba ba bantu twatumiye, mubabwire ibiraha ngaho, mubabwire amakuru y'ibiraha. Ubwo butumire abantu barabuhawe. Yesu ajya kujya mu ijuru yasabwiye abigishwa be ati ngaho nimugende mubwire abatuye isi bangana gute bose. Kandi arangije ati dore ngiye kubategurira, kandi aho ngiye namwe niho muzagira gute? Niho muzaba. Ubutumire buratangwa. Bumaze gutangwa, abantu ntibaboneka. Abagaragu baragenda babwira abatumiwe bati databuja dutumye ngo amapfizi yagize gute? Yayabaze n'inka zibyibushye, ibintu byose bigize gute? Biriteguwe neza. Ni mwebwe mwagize gute? Mwabuze ngaho ni munsi. Abantu baraza baranga. Atuma abandi ati ngaho nimwongere mubabwire
abo bageze aho ngaho bamwe batanga impamvu z'ibyo bafite. Impamvu murasize dufite zingahe? Abantu bafite impamvu nyinshi cyane. Dufite impamvu zituma tutaza, abagabo n'abagore n'abana. Dufite impamvu y'imirimo ikomeye twahawe, iyo mpamvu igatuma utaza. Dufite impamvu y'ubucuruzi dukomeye, kandi nurangara kuko inzara irica urugo rwawe. Ugomba gukora ngo ubeho. Dufite impamvu y'abagabo batatwemerera n'abagore batatwemerera. Dufite impamvu y'ababyeyi batatwemerera n'izindi nyinshi. Abantu batanga impamvu zituma bataboneka. Abasigaye batiriwe batanga impamvu barabafata, barabakubita, baranabashinyagurira, barabica. Shebuja abimenye aragenda, abo bagizi ba nabi arabarimbura. Imana izaturinde kuba muri abo. Arabarimbura, abwira abagaragu bati noneho nimutangire. Ayo mateka murayazi, ni amateka yabaye kandi ari imbere azongera kugira gute kuba. Amagambo y'ubu buhanuzi turimo twiga, mwibuke yuko yasohoye, ariko azongera akagira gute, agasohora bwa kabiri. Hari uwo wabwira ko yasohoye ntabyumve, ariko abize umwuka w'ubuhanuzi mugasoma amagambo ari mu gitabo cy'intambara ikomeye, muzi neza yuko aya magambo yasohoye. Ayo mateka rero azongera yisubiremo. Niyo mpamvu ari ngombwa kongera kuyiga. Arababwira ati noneho ngaho nimugende, mujye mu nzira nyabagendwa ahantu hose, muzana abo mubonye bangana gute bose. Ibyo guhitamo birarangiye. Abari bo bose mubazanye. Bibiliya iranditse ngo bazana ababi n'abagize gute. Gahunda yo kwigisha y'Imana yari yarateguye yuko abantu bigishamo ubutumwa bwiza. N'ubundi yageze igihe inanira abantu, barangije bakora amavu. Barahamagara bakavuga bati uwemeye nagire gute, naze. Kandi yaza koko bakamubatiza. Burya hari n'uwihana kuwa nyuma ku isabato akabatizwa. Iyo gahunda ya mbere yateguwe ipfuye nyine, abantu bakoresha iyindi. Ariko Imana ishimwe kuko izina ry'Imana rihimbazwe. Muri ibyo byose Imana ifite abayo. Ariko muri abo bantu noneho barahamagara bose, bazana ababi n'abeza. Kandi ibyo byari ngombwa kuko umwami wacu yari yarabivuze mu mugani tutari busome, ubwo yavugaga ati nimureke urukungu n'amasaka bigire gute, bikurana. Ariko nyir'ubukwe niyinjira hari icyo azakora. Baragenda bazana ababi n'abeza, babinjiza mu cyumba cyari cyateguwe gucyurizamo iki, ubukwe. Barinjira, icyumba gihera ko kigira gute, kiruzura. Kimaze kuzura, mu mategeko y'ubukwe twagiye tubonamo ibyo abantu bashaka. Ntago bateguraga ibyo kurya no kunywa gusa, ahubwo abatahaga ubukwe bahabwaga n'imyambaro y'ubukwe kandi isa. Umukenyero w'ubukwe cyangwa se ikanzu y'iki, y'ubukwe. Kubyita ubyita. Uyu mwenda rero
barawuhawe bose nta n'umwe wawimwe. Izina ry'Imana rihimbazwe, kuko umwami wacu igihe yari muri iyi si iriya kanzu ntiyayisubiranye mu ijuru. Yahisemo kuyidusigira muri iyi si kuko yayambaye ngo izabe ikimenyetso nituyambara naza azatumenye. Kandi ntago agomba kwiyoberwa, kubera iriya kanzu y'umukiza wacu yayambaye igihe kinini, kuko yari ifite ikimenyetso cy'uko yambarwa n'umuto n'umunini n'ubyibushye. Ayambara akiri umwana arinda aba mukuru. Agiye kugenda muri Yohana arayisiga, n'abagiye kuyicagagura kuko itari yo gucagagurwa barayifindira ngo isigara ariyo. Iyo yarasigaye. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ikanzu, nyir'ubukwe yinjiye arareba, arebye muri bose abona umwe utambaye iki? Utambaye iyi kanzu. Aramuhamagara ati mugenzi wanjye, niki gituma utambaye umwenda w'iki? Niki gituma utambaye umwenda w'ubukwe? Uyu munsi aje ahangaha ajye nawe yasanga twambaye iki? Aje yakubaza iki cyangwa yambaza iki? Twebwe twambaye iki? Mu cyumba cy'ubukwe twambayemo iki? Araza aramubaza ati mugenzi wanjye, kuki utambaye umwenda w'ubukwe? Nawe araceceka rwose. Ntacyo wasubiza Imana, kuko Imana nta kitatazi. Uyu mwenda w'ubukwe urabura. Nyir'ubukwe abwira abagaragu bati ngaho nimumuzirika amaboko n'amaguru, nimurangiza mumujugunye mu mwijima. Iryo jambo mu mwijima ndaza kurigarukaho. Bamuhambira amaboko n'amaguru, nibarangiza bamujugunye mu mwijima. Iyi kanzu wayambaye ko wayatangiwe ubu, kandi ko yasizwe mu isi ngo uyambare. Kandi noneho iyi kanzu umukiza wacu yayambaye ubuzima bwe bwose, kubera ko ntago ijya yandura. Izina ry'Imana rihimbazwe. Keretse nyirayo ari uyanduje, ubundi ntijya yandura. Iyi kanzu ugomba kuyambara. Waryama ukagira gute? Ukayiryamana. Wabyuka ukayibyukana. Wajya ku isoko ukagenda uyambaye. Wajya mu kazi ukayambara. Wajya no mu rusengero ukayambara. Waza no kubwiriza ukagira gute? None iyi kanzu mwambaye hose irasa? Isashi. Iyi kanzu hose irasa? Iyi kanzu ujyana ku rusengero ugahura n'abantu yambaye, buriya bagusanze no mu isoko babona ari kusa. Ku kazi aho dukora ino kanzu twambaye irasa. Imibereho tubayeho iyo batubonye babona tuyambaye. Ni ryari uyikuramo? Nyirayo yarayitanze ku buntu. Ni ryari uyikuramo? Iyi ngiyi ni ikanzu wambara nijoro ukayambara na ryari no ku manywa. Uyu mugani iyo uvuyemo, iyo winjiye muri uriya twari turimo, niho ujya wawumvikana, kuko hariya niho utangirira ukaza gusoza kugutegereza umukwe. Umukwe arategerejwe. Ibyo byabaye mbere yuko agira gute? Aza. Ariko yarari hafi. Umukwe arategerejwe. Iyo winjiyemo neza muri iki cyumba cy'ubukwe, bari bafite icyo bari batwaye, ariko
ntarahunga bimwe nababwiye ngo ajugunywa hanze mu mwijima buriya hari umwijima w'igicuku, kuko yinjiye igihe cyo kugira gute cy'umukwe agiye kwinjira. Umukwe atinze ngo bose bagira gute. Reka duse nk'abasimbukira mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 20. Hariya ntimuveyo niho turi, ariko duse nk'abajyaho gatoya tugarura intekerezo ku gice cya 20 cy'igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Igice cya 20 cy'ibyakozwe n'intumwa uhereye ku murongo wa 7 tubona umuntu Pawulo yagize gute, yazuye. Pawulo yagize ate? Pawulo azura Utuko, umusore witwaga Utuko. Uyu yari yaje mu iteraniro, kandi iryo teraniro ryari iteraniro risoza Pawulo ngo avaho ngaho. Ayo magambo ndimo mbabwira muyafatanye n'igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi nacyo cy'ibyakozwe n'intumwa. Iki gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi cy'ibyakozwe n'intumwa nacyo cyayanditseho basobanura iby'urwo rugendo. Isashimwe abinyuma hariya muracyanyumva, na hariya muranyumva mwese. Ndabona imvura yari iguye, hari ubwo imvura igwa bigahinduka ukundi, ariko ubwo munyumva izina ry'Imana rihimbazwe. Mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa abagifite mu Kinyarwanda ni kuri paji ya 241 muhajyaniranye n'aya magambo ari mu byakozwe n'intumwa igice cya 20, kugira ngo tugere kuri uyu musore wo Pawulo yazuye. Uyu musore bita Utuko yari muri iri teraniro. Iri teraniro tuganiraho ryari riri naho yarari, twiga amateka makeya y'uyu musore n'icyatumye apfa. Iri teraniro ryari mu igorofa rya 3 nk'uko inyandiko itubwira, mu cyumba cyo hejuru mu igorofa rya 3. Kandi iri teraniro ryatangiye kare, kuko amateraniro y'Imana yatangiye kare, ntabwo yatangiye bwije, ariko asoza mu gihe. Uyu musore araza yicara mu iteraniro, aho Pawulo yamanyaguraga imitsima, abantu batangira kumanyagura imitsima. Kandi muri icyo cyumba bari barimo ngo cyarimo amatabaza yaka cyane, yaka cyane. Ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye. Harimo amatabaza yaka amurika ahacuza umwijima ukagira gute, ugahunga. Kandi ayo matabaza niyo yazanaga ubushyuhe muri icyo cyumba cyo hejuru. Niyo yazanaga iki? Ubushyuhe muri icyo cyumba bari barimo cya 3. Pawulo abona ko ari byiza gukomeza kumanyagura imitsima, ariko umusore bita Utuko ngo aragenda yicara ahantu hateje akaga. Sashimi ngo yicara ahantu hagize gute, hateje akaga. Aragenda ajya ku idirishya. Iryo dirishya ryari ahantu hari hateje akaga kagize gate, gakomeye. Kubera iki? Yamukikagwaho n'umucyo w'itabaza.
ukamukubita yarangiza agahuhwaho n'umuyaga wo hanze. Ngo igicuku kigeze hagati, igicuku kigeze hehe? Ngarutse hahandi muri wa mwijima nababwiraga. Nigeze mbabaza ijambo rivuga ngo ariko ubundi ubu hari umuntu wababwira ngo nimube maso koko muri aya masaha abantu baryamye bakabyuka? Ariko hari amasaha bigoye kubwira abantu ngo nibabe maso, amasaha y'igicuku, kuko byanze bikunze naho wahanyanyaza gute amaso araremera. Icyo gihe niho hatangwa itangazo ngo mube maso. Sinzi insanganyamatsiko, sigiye wayizanye, ariko abayizanye bayobowe n'Imana. Ahari ubu ngubu ni isaha ya mu gicuku ntago mbizi, cyangwa tugiye kuyinjiramo. Imana irashaka ko twitegura. Mube maso rero. Utuku ngo arasinzi, aho hantu yari ateje akaga, hanze hari akayaga gahuha, noneho ubukonje bwo hanze bukaza bukamwinjiraho uwo musore, akabwumviriza kandi akabukunda. Noneho uruhande rumwe rukaba ruri mu nzu, urwo ruri mu nzu kandi itabaza riramurika cyane. Mu nzu hari iki? Hari ubushyuhe. Bwa bushyuhe bwavanga n'ubukonje bigahinduka iki? Bigahinduka iki? Harya turi bande? Iri torero ry'uyu munsi wa nonaha ni itorero umugabo wo guhamya ukiranuka yavuze ngo ni Laodikiya. Kandi iryo ngiryo icyo ryarezwe nuko rikonje kandi ntirinakonje, rikaba rivanze byombi rigahinduka akazuyazi. Ibivuye hanze biraza Laodikiya ikakira, ariko ntireke no kwakira iby'umugabo wo guhamya ukiranuka. Itabaza rikamurika uruhande rumwe, kandi nibiva hanze bikamurika urundi. Akazuyazi kaba karavutse, ubukonje buraza. Reka mbabwire ikintu kimwe, burya ni byiza ko twambarana n'injoro umwenda tukawurarana. Kanzu Yesu yasize dukeneye kuyambara iminsi yose, Imana ibidushoboze. Aka kazuyazi Imana ikeneye kukarinda. Kandi ingorane zikomeye buriya icyaha gifite uko gikurura, kuko Satani akorera kuri uyu mubiri wacu, ariko Imana igakorera mu ntekerezo zacu. Ese ashimwe, ibyo mvuze aho birumvikanye? Reka mbisubiremo neza, ndabona mutabyumvise. Kuki mu mubiri, kuki mu ntekerezo? Satani akoresha umubiri, ibyo wifuza ukabyoshya intekerezo, kugira ngo umubiri ugushe intekerezo, umuntu ahinduka akazuyazi. Ariko Imana igakoresha za ntekerezo kugira ngo itabare umubiri ubone ubugingo buhoraho. Izina ry'Imana rihimbazwe. Noneho murabyumvise. Rero iki ngiki, uyu musore yagiye yicara ahantu hateje akaga, noneho bimuviramo gusinzira. Gusinzira agenda atwarwa. Mutekereza ko yatwawe agwa mu igorofa? Kandi yari mu mpande ebyiri. Imana ntigira izo mpande. Nuvanga kuko uri akazuyazi, ngiye kukuruka. Imana ikeneye ko abantu bajya hari itabaza, ariko nibamara kuvanga agashyuhe, igikurikiyeho ni ukurukwa. Utuko yahise arukwa, aca muri iryo dirishya, yikubita hanze mu mwijima, mu mbuga, ngo ahantu hari umwijima ahita apfa. Ariko kuko igihe cyari kigihari, ese ashimwe, iryo jambo muryiteho. Kubera ko igihe cyari kigihari, Imana yakoresheje Pawulo n'abantu b'Imana bari baramanuka bajya mu mbuga aho utuko yaguye.
Bibiliya usanga bavuga ngo Pawulo aramanuka, ariko mwuka w'ubuhanuzi wabisobanuye neza, baravuga ngo abo bantu baramuzamukanye bamugarura muri cya cyumba. Ese ashimwe, baramuzamukana bamugarura muri cya cyumba. None mutekereza ko bamugaruye bamushubije ku idirishya? Bamushyira hagati aho yamatabaza muri ku bushyuhe bukaza, maze ubwo bushyuhe bumuje, imbaraga y'Imana ikorera muri Pawulo, amurambikaho umubiri we. Arangije ngo ubugingo bwe buhera ko bugira gute? Arabwira ati nimuhumure ubugingo bwe musubiyemo. Kubera igihe cyari kigihari, n'uyu munsi igihe kiracyahari. Laodikiya niza hashyushye, nijyemo hagati, umwuka w'Imana yizura igihe cyo kuzura kigihari mu izina rya Yesu. Yesu nafashe imitima yacu iri ahantu hari umwijima, kugira ngo idukize aka kazu yazi ko hanze gashire, idukize ahantu hateye impungenge, dushyire mu bugingo buhoraho. Ibitotsi by'igicuku bihambira amaso, kandi watumiye icyumba cyarimo ngo babi nabe. Abakobwa 10, kadusubireyo. Aba bakobwa 10 igihe cyarageze, batwara ibyangombwa byari kubafasha gutaha ubukwe. Ubu bukwe bwa nijoro bwasabaga ko batwara itabaza. Urumva itabaza ariko inshuro rishe, ukuvuga ngo ntaho umuntu w'Imana akwiriye kuba hatamurikwa n'itabaza. Batwara itabaza. Nyuma y'itabaza habaho ibintu bibiri binyuranye. Bamwe batwaye ariko abandi ntibagira gute? Ntibabitwara. Ariko wowe urabifite? Bamwe batwara impezo zirimo amavuta, Mwuka Wera. Abandi batwara ibyanditswe byera biyobowe na kamere yabo, nuko babyishakira. Byose biraka, biraka. Kandi buriya nabo ntugire ngo bafataga icyo gihe badafite ishyaka ry'Imana. Nusoma umwuka w'ubuhanuzi uzabona yuko abarebaga bose bari kimwe, kandi ngo ntago bari indyarya. Ntago bari indyarya. Amatara yabo aracana, bategereza umukwe. Wenda bararirimbaga, wenda barasengaga, wenda hari n'amateraniro bavugaga bibutse ibihamya bibafasha mu rugendo. Igice kinini kiraza cyicara aho ngaho gitegereza umukwe. Kandi abo bantu nta n'umwe utari wambaye ikanzu. Mwabyumvise noneho ko ngeze ku kindi? Ubwo twagiye tugeze ku kindi. Aba bose nta n'umwe utari wambaye ya kanzu, ndetse ngo unazirebye zose nta n'umwe wari waranayanduje. Tutaza gukanzu yabo bose nta wari waragize gute? Nta wari warayanduje, kuko muri iri tsinda ryo ntago nyir'ubukwe yigeze asa ngo agira abakuramo ngo ababwire ngo ariko nimusohoke dore ikanzu yanyu ntago muyamba cyangwa irasa nabi. Bishatse kuvuga ngo aba hari aho bari baravuye bumva inama y'umugabo wo guhamya ukiranuka. Mu byo babwiwe kugura hari ibyo bari baraguze.
kuko isoni z'ubwambure bwabo ntago zagiraga gute, ntago zagaragaraga. Bishatse kuvuga ngo hari ibyo bari baraguze, ariko se n'izahabu bari bayifite? Katwikomereza. Igicuku kiza kuniha, tugera muri ya saha ya utuko cyangwa ya Laodikiya. Kimaze kuniha neza, ya saha hatangwa itangazo ngo ni mube maso. Amaso aremerewe, ukagira ngo ni umuntu wagiye afata ko cyangwa amakakama y'igiti akomeye ashyiramo. Bigeze kuri ya saha aho Yesu yasanze abigishwa be, akababwira ati ariko munaniwe kubana nanjye maso n'isaha n'imwe. Inyandiko itubwira ngo nimusoma mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose, ngo bariya bigishwa byarabananiye ariko babishaka. Kubera ngo yari isaha, kuko baza gufata Yesu, muribuka yuko abaje bari bafite imuri zimu, ntago ari itabaza ariko burya ni imuri, tutaza kubyitiranya. Baraza baragerageza biranga, barasinzira. Iyo saha igeze iteye ubwoba, umuntu arasinzira. N'aba bakobwa bose uko bari 10, abanyabwenge baba maso. Insanganyamatsiko kandi ngo mube maso. Kadukomeze. Bose ibitotsi biraza ngo barahunikira, barangije baranasinzira. Hasinzira bamwe, abandi barasigara. Dekada, barasinzira bose. Ariko bamwe basinzirana baraguze byombi, ariko abandi basinzira baraguze kimwe. Imana idufashe muri iki gihe kiri itorero ryacu rifite amateka y'ibintu byavuzweho bidatunganye, ariko tugahabwa ibyo tugomba kugura. Kandi noneho umugabo wo guhamya gukiranuka akavuga ati n'abadafite ifeza nabo nibagire gute, nabo nibazi, kuko aratangira ubu nabo bagure. Ibi Imana idufashe tubigure byose mu izina rya Yesu. Aba bari baraguze byose, bari baraho nabo basinziriye, ariko basinziranye n'abataraguze byose. Uku kugira ibyo bataguze, ngo urusaku rwa mu gicuku rwaryari, rwa mu gicuku cya gihe cy'umwijima gikabije, ruba ruravuze ngo umukwe agize gute. Urwo ni rwo dutegereje. Rumaze kuvuga ngo umukwe araje, nimubyuke mumusanganire. Abasinziriye badafite byose basanga amatara yabo yagize gute. Buriya hari aho bizagera bikazima, burya ikiboko ni cyiza bizazima. Hari utuntu twinshi dutoya tw'imiyaga twaciyeho, abantu bagira batya, ariko hari igihe bizima. Kandi ibyo bizabizimya bishingiye ku bintu tutari buvuge, kuko igihe dufite tutatwemerera ko tubivuga, ariko ndabicamo. Ibyo bintu bishingiye ku bintu Yesu yahuye nabyo igihe yari mu butayu. Nta kindi, naho bishingiye. Kuko ubwa mbere yageragejwe n'icyambere, indabo na biranze. Gusonza gukomeye kuraza, birananirana. Burya rero hari ubwo gusonza gukubita bamwe bakajya mu mirima yabo, ariko kwakubita abandi bakavuga bati nishaka mpfire mu mwami. Icyo cyo gusonza iyo kivuyeho, haza umurengwe. Umudugudu mwiza ukawerekwa n'ubutunzi butagira akagero ukabwerekwa, ariko bigasaba kupfukama. Bigasaba kupfukama kugira ngo ubihabwe, kandi Imana yari ikeneye gupfukamirwa yonyine. Uhanyanyaje rero ibyo nabyo akabyanga, hahita hahindukira inyandiko, Satani akinjiramo kabisobanya. Rahira, ni bangahe batakivuga kubera inyandiko gusa. Umuntu akanga undi, uwamurengereye umurima akamubabariye, ariko bagiye impaka mu byanditswe byera akamwanga. Imbabazi ziba, umuntu akababarira umuntu wamwiciye umuntu bigakunda,
ariko uwo banyuranyije mu byanditswe byera zikanga, murumva iyo mbaraga iri inyuma yabyo, muragira ngo iroroshye iyo ngiyo. Hari impamvu y'ibyo bintu udashobora guhindura, ibicika bigacika. Mu byanditswe byera hakaza handitswe, impaka ziva kavuka ibicika bigacika, amatsinda agacikamo kabiri, byanze bikunze twabyanga twabyemera azacikamo kabiri. Igicuku kigeze, umukwe urusaku ruravuga ngo umukwe agize gute? Araje ngaho nimuboneza amatabaza yanyu. Abapfu batangira gusanga abanyabwenge bati none mwaduhayeho, birashoboka se? Ntago bishoboka, kubera ko manu ntago yajyanwaga irenzi y'abantu bari bumare. Umugabo wo guhamya ukiranuka ntago azakugurisha ibyanjye n'ibyawe, ugura ibyawe gusa. Barabasubiza kuko babangaga? Oya, barabakundaga kandi ngo bari babafitiye impuhwe nyinshi n'agahinda, ariko amavuta bari bafite ntiyashoboraga kugabanyika. Ngo barababwira bati ntago yadukwira, ahubwo nimwirukanke vuba hakiri kare, murebe ko iyi minota isigaye mwayikoresha mukajya mu bahanjuzi, ahari mwagaruka umukwe ataragira gute? Ataraza. Nimwiruke, iyo bishoboka bari kuba, ariko ntibishoboka. Umuntu agura ibye. Wowe uraho umenye ko umuntu agura ibye. Ukunda ntiwamuhaho, naho yaba ari umugore wawe, naho yaba ari umwana wawe, naho waba ari umubyeyi wawe, ntumuhaho. Abo ngabo bumva iyo nama barirukanka baragenda bajya kugura mu bahanjuzi, ndetse bagezeyo baranayabona. Simbijya ibyo biri inyuma, nta mwanya turi bubone wabyo, ariko barayabona. Ikimenyetso cyerekana ko bayabonye nuko bagize gute? Bagarutse. Ariko bakigenda, umukwe ahera karinjira, urugi ruhera ko rugira gute? Rurakirwa. Ubwo buhanuzi bwasohoye mu cya 844, abantu ibihumbi nk'uko mwene data yabikomojeho barihana, baraza bategereza umwami, ariko atinze barasinzira, barahunikira. Ababaye maso rya tsinda ritoya, inyandiko itubwira ngo binjirana nawe ahera cyane, urugi ruhera ko rugira gute? Rurakirwa. N'uyu munsi wa none aha waba bakobwa, kuko bizisubiramo, urusaku rwa mu gicuku ruraje ntirugitinze. None nshuti yanjye, wowe ufite iki waguze? Jyewe mfite iki naguze kizatuma umukwe asanga nsinziriye, urusaku rwankangura agasanga mfite ibyangombwa byose, akayubika kaza ugahunikira, ariko wakanguka ugakangukana ibyangombwa byose. Mwese nimuze, ngo n'abadafite ifeza mugire gute? Muze, kuko atangira ubuntu. Ayo mahirwe n'ayanjye nawe, umwami wacu ayashyire mu mitima yacu, kandi aduhe kwakira iyo mpano y'ubuntu bikitwa none, kugira ngo ubwo agiye kugaruka twese tuzabona ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Aka kanya tugiye guhamagara abantu b'Imana. Buri muntu umutima we ubwira yuko akwiye gusenga, kugira ngo iki gicuku tugezemo dusabe imbaraga y'umwuka wera. Yaba ari umushyitsi utari umudivantiste, yaba ari n'umudivantiste wumva ibyo bikwiye, dutanze iki gihe atambuka azahadupfukame, dusaba Imana kugira ngo iduhe imbaraga, kandi umugabo wo guhamya aduhe ikanguka mu mitima, kugira ngo tugure byose. Yesu naza azasange turi Imana. Aka kanya ni akanyu, mutambuke mu izina rya Yesu. Abahamya n'umutima wabo bitabavuye ku mutima, utarebeye ku wundi, tambuka uze hano dusenge.
muze nshuti z'Imana, abashyitsi mwese muze. Ahari uyu munsi ntago tuzi igitumye Imana itanga aya mahirwe kuri wowe, nimba ari nawo munsi wa nyuma wo kumva ibi Yesu akorere mu mutima wawe, twese tubone ubugingo mu izina rya Yesu. Mutambuke muze, reka tubahamagare muze mwipfukama ahangaha. Umwami w'amahoro Yesu ubugingo bwacu, Imana y'agakiza igire ikikorera imibereho yacu uyu munsi. Buri muntu wese yaje aha, Mana ntagende uko yaje, ahubwo tube twiteguye gusanganira umwami Yesu ukiza imitima, ntagire uwaheza, utita ku bubi bwacu nuko twapfapfanye. Akorere mu mutima wawe uyu munsi kugira ngo aya mahirwe dufite ataba ay'impfabusa kuri twe. Reka n'abasigaye duce bugufi, birashoboka yuko haba na hato ntimuze, ariko duciye Imana bugufi aho muri, maze dusenge Imana y'amahoro itanga ubugingo. Mureke dusenge. Uwiteka mwami wanjye, Mana ihoraho y'amahoro, wowe wasezeranye amasezerano tumaze kuvuga yose n'ayo tutavuze, wadusezeraniye yuko nidupfukama twizeye tukagusaba uzadusubiza uri mu ijuru, kandi uyu munsi dutegereje igisubizo cyawe. Twarapfapfanye Data, ibyo twakoze ni byinshi, buri muntu ku rwego rwe. Uratuzi kuko uzi uko tubayeho, uzi imibereho yacu kuva hasi kugera hejuru, uzi uburyo twatakaye, uzi ubunyacyaha aho bwatugejeje, uzi ubuhenebera ahantu bwadukandagiriye. Uwiteka Mana, twafashe impu zombi, umushyuhe bwo mu nzu n'umuyaga wo hanze uradutwara. Ikanzu yawe tuyikuramo igihe dushakiye, yemwe hari n'abatarayambara n'umunsi n'umwe, kandi wayisize ku buntu kugira ngo izabe ikimenyetso cy'umuntu wo muri iyi si uzaza. Naza umumenye kuko iyo kanzu nawe wayambaye. Uwiteka turagusaba kugira ngo uduhe imyenda yera, maze ihishe isoni z'ubwambure bwacu. Turagusaba ngo uduhe izahabu yatunganyijwe mu ruganda, maze tuba abatunzi. Turagusaba kugira ngo uduhe guhumuka, buri muntu wese ari uwateze iki cyigisha amatwi, ari abaraha n'abari ahandi bapfukamye hatandukanye. Uwiteka urebe imitima yabo, Uwiteka ubagenderere buri rugo rwose. Iyi minsi turimo irakomeye, turagusaba kunesherezwa nawe. Aba bana baje aho imbere turabakweretse Mana, ukore kuri buri muntu uwo ari we wese. Ikiganza cyawe nicyo gishobora gukiza gusa, turakuraritse ngo ukiturambureho. Ahasigaye ubundi amahoro yawe agenderera imitima yacu. Aya materaniro asoze tuyabonyemo umugisha Mana yacu. Turakwinginze kuko uri Imana yumva, tudasenga Imana itumva, ngo ibyo ubona bikwiye umwana wawe uraha kugira ngo kuri uriya munsi azaba ari maso. Ubiduhere mu izina rya Yesu. Amen. Amen.